Umuhanzi Neo Bosco yasezeranye imbere y'amategeko n'inkumi bitegura kurushinga. Kuri uyu wa 10 Ukuboza 2025 mu murenge wa Kinyinya ho mu karere ka Gasabo, Neo Bosco yasezeranye imbere y'amategeko n'inkumi yitwa Mukamisha Irene bitegura kurushinga mu minsi iri imbere. Naho ku rundi ruhande tutarasoza turaza kwasanga ngo Marina yavuze ku bujura bw'indirimbo Page akomeje gushinjwa. Hari indirimbo uyu muhanzi aherutse gukora iri hanze kandi iri no gukurikiranwa cyane, ikunzwe cyane ndetse yanakunzwe na benshi, ngo akomeje gushinjwa na benshi yuko ngo indirimbo ngo yayibye cyangwa se yayishishuye niko babyita. Ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gusakazwa amashusho agaragaza ko indirimbo nshya Marina aherutse gusohora yise Page ariyo yaba yaribye umwana w'umuhanzi nyine ukizamuka, maze Marina kuko wari umuhanzi umaze kugera hejuru cyane arayikoresha, ntihagera n'umuntu unarabukwa nuko iyi ndirimbo ashobora kuba yarayibye. Izo nizo nkuru ngiye kubagezaho uko ari ebyiri. Iya mbere ngo nuko Neo Bosco n'uyu mukobwa ngo benda kurushinga witwa Mukamisha Irene ngo basezeranye imbere y'amategeko, ubwo ni mu rukiko ngo mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Ni ikaze ucyumvirijwe uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Iyi ni Menya Byose ica kuvumbuza isho yewe wibagezaho ndi Ken Chris. Nagusaba wowe waba wibagiye gukora subscribe kuba wayikora maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure ahashoboka. Ni ikaze. Neo Bosco wamenyekanye nk'umwe mu bahanzi b'abahanga yaba mu kwandika no kuririmba, agakundirirwa uburyo abifatanya no gucuranga gitari, yamaze kubahiriza imbere yamaze kurahirira imbere y'amategeko kuba umugabo wa Mukamisha Irene. Yiyemeje kuzabana akaramata bakazatandukanywa n'urupfu. Iyi ni inkuru ya mbere ngo yuko Neo Bosco n'uyu mukobwa Mukamisha Irene ngo bemeye kuzabana, bakaba basezeraniye mu mategeko ngo bakazabana akaramata cyangwa se kugeza ku rupfu. Neo Bosco yasezeranye imbere y'amategeko kuri n'uyu mukobwa nyuma y'iminsi mike batangaje itariki y'ubukwe bwabo biteganyijwe ku wa 16 Mutarama 2026. Ibi bizaba ari mu kwa mbere ngo tariki ya 16 uyu mwaka tujye kwinjiramo ngo nibwo ubukwe nyirizina buzaba. Iyi mihango yose ikurikiye uwo uyu muhanzi yambikiyemo impeta Mukamisha Irene muri La Paris Gashora kwa 17 Nzeri 2025. Ubwo yambikaga impeta umukunzi we, Neo Bosco yahamije ko yifuzaga gukora iki gikorwa papa we akiriho, icyakora ntibyamuhira. Yagize ati ni ibirori nagombaga kwereka papa ataritaba Imana, n'ubundi rero akigenda nahise numva mugomba ideni ryo kubikora kuko hari hasigaye ngo hari abasigaye bamuhagarariye kandi bagomba kubona ibyiza byangizeho. Ku rundi ruhande Neo Bosco yongeye gushimangira urukundo afitiye umukunzi we, ati ndamukunda cyane kandi cyane. Ayo namwe mu magambo Neo Bosco yavuze yerekana yuko akunda uyu mukobwa ni Mukamisha Irene. Ariko Neo Bosco ngo yababajwe cyane ngo nuko ngo yakoze ubukwe cyangwa se yatangiye uyu mushinga w'ubukwe cyangwa se w'urugo uwo yari afite nk'ideni cyangwa se ryo kumwereka ibirori ari we papa we yari amaze kwitaba Imana. Atari ko ngomba kubikora kugira ngo iri deni ndimuvemo kuko ndabimugomba cyane. Ikindi kandi impamvu ngomba kubikora nuko hari abandi ngomba kubyereka bamuhagarariye, barimo wenda nka mama wanjye cyangwa se n'abandi bagiye batandukanye. Ibyo ni ibyaranze umuhango wo kurahira imbere y'amategeko kwa Neo Bosco ndetse
n'uwiteguye kuba umufasha we ari we Mukamisha Irene, ngo ibi bikaba byabereye mu murenge wa Kinyinya. Ku rundi ruhande ngo nuko uyu muhanzikazi Marina dukunda turi benshi ngo ashinjwa yuko indirimbo amaze igihe gitoya ashyize hanze ntiramara n'icyumweru yitwa Page, ngo atangiye gushinjwa ko ngo yaba yaraturutse mu bujura, ngo yarayibye. Nyuma y'uko iyi ndirimbo igiye hanze ku mbuga nkoranyambaga hahise hasohoka amashusho agaragaza ko iyi ndirimbo isa neza n'iy'umuhanzi ukizamuka witwa Mudabi. Aho ku ruhande rwa Marina ntibemeranya n'abavuga ko iyi ndirimbo Marina yayibye, ahubwo bagahamya ko uwo musore ashobora kuba yarayibye Marina akayisubiramo. Ahangaha haracyarimo urujijo cyane. Bamwe bavuga yuko Marina bashobora kuba yarayibye uyu muhanzi ngo ukiri mushyashya ukizamuka witwa Mudabi, bitewe n'uko uyu nguyu atari yagira izina rikomeye. Abandi nabo bakavuga yuko Marina ahubwo ari we ushobora kuba yarayibwe n'uyu musore, maze uwatanze undi kuyishyira hanze akaba ari we bavuga yuko ngo ari we nyirayo, nyiri iyi ndirimbo iri originale, nyamara ntawamenya. Kadukurikirana amakuru. Mu kiganiro n'Igihe yagiranye na Marina yagize ati none se naba naribye gute indirimbo maranye imyaka igera kuri 4? Njye nayikoze kera nkorana na Pasi Kizito kuko twayitangiriye kwa Element. Burya indirimbo Marina we ngo ayimaranye igihe kitari gitoya, aho ngo ayimaranye hafi imyaka 4 nubwo amaze icyumweru nacyo kitarenga ayishyize hanze. Abajijwe uko akeka uyu musore yaba yarabonye iyi ndirimbo, Marina yagize ati simbizi rwose, we yatubwiye ko yayikorewe na Element, ariko twe twaramubajije atubwira ko atari we rwose ndetse n'uwo musore atamuzi. Dukeka ko yaba yarayibonye kwa kundi uba usangiza abantu indirimbo bikarangira ayibonye akayisubiramo. Nibyo uwo musore ndetse na Marina bakomezaga batangaza ati nyiri iyo ndirimbo yaba uyu musore cyangwa se Marina, bikekwa yuko ngo yaba yarerekanye sample yayo hanze, maze utanze undi kuyibona cyangwa se undi agahita ayikora agahita ayiyitirira. Kugeza ubu ngubu ntawe uramenya niba ari iya Marina cyangwa se iy'uyu musore witwa Mudabi. Marina yavuze ko nyuma yo gukorana iyi ndirimbo na Pasi Kizito bumvikanye akayimuharira ndetse akajya kuyirangiriza ku wundi mu producer. Nyuma y'imyaka 4 nibwo twayisohoye, rero sinzi ko nakwiba indirimbo maranye imyaka 4, ngo ibingibi biragoye cyane. Ibi nibyo Marina yivugiraga. Safi Eric urebera inyungu za Marina we yabwigiye ko ubwo biteguraga gusohora iyi ndirimbo bamenye amakuru ko hari umuhanzi ushaka kuyiyitirira, ndetse yari yamaze kuyishyira ku rubuga rwe rwa YouTube. Yagize ati ni amakuru twamenye ndetse twe tumaze igihe tubizi nyuma yo gusohora iyacu. Nyine twasibishije iyo yari yashyize hanze kuko ni indirimbo yacu. Erega yaranampamagaye arambwira ngo tugiye kumusohorera indirimbo ngo yayihawe na Element. Icyo gihe yansabaga 200,000. Nyuma yo kubaza yaba Element na Pasi Kizito twasanze batamuzi rwose, duhitamo gusohora iyacu. Nguko ibyo uhagarariye cyangwa se manager wa Marina yatubwiye. Uyu uhagarariye Marina cyangwa se manager wa Marina yavuze yuko ngo ubwo ngo bendaga ngo kuzayisohora bakayishyira hanze, ngo babonye hari umuhungu ngo wayitiriye maze agashyira sample yayo hanze ndetse akayishyira ku rubuga rwe rwa YouTube bakoresheje ubuhanga barayisiba.
maze arabahamagara arababwira ati munsibiye indirimbo nyamara ni indirimbo yanjye, cyakora ni mu 200,000 muyigumane. Bamubajije uburyo yayibonyemo ababwira yuko ngo ari Element ngo ushobora kuba yarayimuhaye, ariko babajije Element na Paccy Kizito bamubwira yuko uwo muhanzi batamuzi. Safi Eric yavuze ko uretse indirimbo bateganyaga gusohora niyo bakoranye na Paccy Kizito muri Mutarama 2026. Mu mashusho yasangije abakurikira chaîne ye ya YouTube, Mudabi yavuze ko yatunguwe no kumva abantu bamubwira ko Marina yamuririmbiye indirimbo ndetse agerageza kumugeraho. Undi nawe amuhuza n'umujyanama we. Mudabi avuga ko nyuma yo guhuza n'umujyanama wa Marina baganiriye akamwemerera 200,000, ariko aho kuyamuha akaza gutungurwa no kubona bakuye indirimbo ye kuri YouTube nubwo bumvikana nk'udasobanukiwe ibyo bamukoze. Ngayo amakuru nari nabateganyirije. Inkuru ya mbere ngo nuko uyu muhanzi twakunze turi benshi, yaba mu kuririmba by'umwihariko gucuranga gitari no kwandikira abandi bahanzi indirimbo, ari we Niyo Bosco ngo yasezeranye ngo imbere y'amategeko, ubwo ni mu rukiko, n'uyu mukobwa bitegura kurushinga ari we Mukamisha Irene, akaba yamushimiye cyane. Ikindi kandi akaba yavuze yuko ngo bazatandukanywa n'urupfu. Ikindi kandi ngo arababaye cyane, ndavuga Niyo Bosco, bitewe nuko ngo uwo yashakaga kuzereka ibi birori bye nyine avuga yuko afite ideni ari we papa we ngo yamaze gutabaruka yitabye Imana kera, ngo ariko ngo nta kabuza ngo yagombaga kubikora. Ikindi kandi yanabikoze bikunze anishimye cyane kuko ngo nubwo yaciyeho cyangwa se yapfuye hari abamusigariye ku isi. Ku rundi ruhande nanone mbagezaho amakuru yuko ngo indirimbo Marina yashyize hanze, aherutse gushyira hanze itaramara n'ibyumweru 2, yitwa Page, ngo ari gushinjwa n'abantu benshi ngo kuba ngo yarayibye, ndetse n'uwo bikekwa yuko yayibye witwa Mudabi, ngo habayeho ibisa no kuburana hagati ya Marina, umujyanama wa Marina, n'uwo Mudabi. Uwo Mudabi akavuga yuko ngo yaganiriye nabo ngo bakamubwira yuko ngo bagomba kumuha 200,000 ngo ahubwo agashiduka indirimbo ye ngo barayikuye ku rubuga, ariko Marina nawe akabaza niba yaba yaribye indirimbo ngo amaranye imyaka 4. Ngo ikindi kandi ngo niba ngo hari abashaka kubimenya bashobora kuba babibaza uriya Paccy Kizito, ngo kuko iyo ndirimbo bari bayifitanye nko mu mishinga, ariko Paccy Kizito bitewe nuko yari afite imishinga myinshi aravuga ati gumana indirimbo yawe yisohore. Ngayo amakuru nari nabateganyirije. Nk'ibisanzwe nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka. Yari Menya Byose ica kuvumbuza ishongeye wibagezaho ndi Ken Chris. Nakwibutsa wowe waba wibagiye gukora subscribe, kuba wayikora maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kukugeraho kandi bigere kure hashoboka. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.